UR cyangwa se University of Rwanda. Aho nimvuga University of Rwanda abenshi muyizi nka UR. Ndagira ngo nkuguiding step by step umenye ese ni ibiki bisabwa kugira ngo witwe umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Ndetse abenshi nk'uko mubizi iyi application bikunda kwitabwaho n'abantu basoje amashuri 6 yisumbuye. Ikintu ugomba kumenya, nawe utarasoza amashuri 6 ukaba uteganya kuyasoza mu minsi iri imbere, ibi nawe birakureba. Stay in touch. Niba wafunguye iyi video kanda subscribe, like, comment kuki utari buze gusobanukirwa, then tugendere hamwe. Twagiye. So kugira ngo witwe umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda usabwa ibintu bikurikira ngiye kukubwira. Icyambere, aho ubwo ndabwira ku bantu mushaka kwiga mwishurirwa na leta. Ubwo nimvuga kwishurirwa na leta abenshi mubizi nka scholarship So icyambere, ugomba kuba waratsinze neza national exam cyangwa se ibizamini bisoza amashuri yisumbuye. Ugomba kuba waratsinze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye by'umwihariko uri mu cyiciro cya mbere. Ubwo nimvuga icyiciro cya mbere wumve division 1, icyiciro cya mbere cyangwa se icyiciro cya kabiri. Ubwo nimvuga division 1 cyangwa se division 2 bitewe nuko basigaye babibara ntabwo wabyarenjinga ngo byumve neza. Gusa ku muntu wese uzi ko afite diploma cyangwa se yumva afite amanota, at least biba byiza iyo ufite principal pass, nibwo ukora application ufite icyizere. Gusa nawe wowe uzi ko ufite principal pass, menya ko ufite amahirwe yo kuba wakorana application n'abandi. Ubwo iyi application turimo tuvugaho wumve ko ari general application. Iyo ni application ikorwa n'abantu bose. Iyo general application rero niyo yitwa application of admission, kuko kugira ngo ube umunyeshuri wa UR wemewe nuko byibuze ugomba kuba warakoze application 5, nibwo byibuze uba uri umunyeshuri wuzuye wa kaminuza y'u Rwanda. Gusa uyu munsi turababwira ko application imwe ariyo yitwa application of admission cyangwa se UR general application of admission. Noneho iyo bigeze ku kintu cyo guhitamo programme muri UR, muri form zisabwa n'igihugu gishinzwe amashuri makuru na kaminuza. Ubwo nimvuga gutyo uraza guhita wumva HEG cyangwa se Rwanda TVET Board. Ugomba byibuze wowe munyeshuri guhitamo amasomo agezweho kandi akenewe ku isoko ry'umurimo. Nimvuga gutyo murabyumva neza nk'abantu mwiga TTC. Murabizi ko mu myaka ishize abantu bari barize uburezi bari bake. Kubera iyo gahunda leta yahise ishiraho gahunda yo gushishikariza abantu kwiga TTC, ari byo bita education cyangwa se uburezi. So rero iyo ugiye gusaba application for scholarship, ikintu uba ugomba kwitaho, uba ugomba kugereranya amanota wabonye cyangwa se wowe waba utabimenyereye ukareba umwe mu bantu babimenyereye ukamubwira amanota wabonye muri buri somo, akakugira inama y'ibintu wasaba kugira ngo application yawe nuyikora itazaba rejected. So ubwo aho ngaho ngire ngo murabyumva neza. Niba uzi ko suppose wabonye amanota 70% ukaba ushaka gukora applications, reba umuntu ubisobanukiwe umwegere umubwira ati nabonye aya manota, then aguhitiremo ibintu bigendanye n'iki nuko watsinze amasomo yawe. So ntuzumva wabonye amanota menshi ngagushuke ngo urumva urasaba buri kintu cyose ushaka. Oya, ibyo ntabwo bikunda. Wowe saba ikintu bitewe n'amanota wabonye, uhitemo gusaba ikintu
ariko kigendanye byibuze n'amasomo watsinze watsinze cyane. Kandi ku bantu mukunda gusaba, ntugasabe ibintu uzi ko bisabwa n'abantu benshi ngo bisabe udafite n'amanota byibuze menshi ashoboka. Niba uzi ko ikintu gisabwa n'abantu benshi bashoboka, gerageza ugikatire usabe ibindi, cyangwa se nujya kugisaba ugisaba uri wa muntu uzi ko ufite amanota ahagije. Icya gatatu tureba kugira ngo byitwe kuri umunyeshuri wa kaminuza ni ugukoresha neza ikoranabuhanga cyangwa se icyo bita online applications. Ahangaha nimvuga online applications, ahangaha suppose ushobora kureba ba bantu bamenyereye application bakagufasha gukora application, kuko abenshi muri mwe mujya mwiha kwikorera application ugasanga habayeho nka mistake muri izo application, ugasanga ntabwo ubaye admitted, kandi iyo utabaye admitted muri uwo mwaka wo wasorejemo nta kindi gihe wahabwa loan. So ubwo nimvuga loan nayo na application ya kabiri, nanavuze ko ndi bubabwire mu kindi kiganiro turaza gukora, ariko reka mbibabwireho. So ku muntu uba wabaye admitted niwe wemererwa gukomeza agakora application of loan. Rero iyo utabaye admitted ntabwo wemerewe gukora application of loan. So rero ahangaha ubwi online application ugomba kureba umuntu ubisobanukiwe akagufasha gukora application of admission, then yagufashije gukora applications of admission nibwo umuha imyirondoro yawe akagukorera application, kandi ugomba kumakinga sure ko igihe cya application cyageze, kuko hari abantu benshi bajya bababwira ati application yageze, kuko bibliography ya UR cyangwa se University of Rwanda yo ihora ifunguye. Rero iyo bibliography iyo yinjiriye ugashiramo imyirondoro igihe cya application kitaragera, bivuze ko details zawe zose ziba zangiritse kuba wakoze application mu gihe batarafungura. Aho ngaho system ya UR ihita ikwakira nk'umuntu ushaka kwiyishurira. Nizere ko icyo kintu gisobanutse neza. Niba uzi ko ukeneye kwigira kuri scholarship, ugomba kumakinga sure ko ugiye gukora application koko application yarafunguye, cyangwa se ukamakinga sure ko umuntu ugiye kugufasha muri applications agiye kugufasha koko application zarafunguye. So ikintu usabwa ni iki kugira ngo umenye application niba zarafunguye? Ugomba gukurikirana website za HEG, ukongera ugakurikirana website za UR. Nimvuga HEG wumve Higher Education Council. Ubwo nimvuga Higher Education Council wumve ko ari ikigo gishinzwe amashuri makuru na kaminuza. Waba utabikurikiranye cyangwa se byose ukabikurikiranira hamwe, ugomba gukanda subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo tujye tukugezaho updates buri gihe, uko applications zifunguye, uko ibiki byose, updates zose zijyanye na scholarship uzajya uzibonera kuri iyi channel. Ikindi kintu tugiye kurebaho, ese waba ukiri muri ba bantu bibaza ngo UR cyangwa se University of Rwanda ngo ijya kwishurira umuntu cyangwa se gufata umuntu igendeye ku cyiciro cy'ubudehe? Oya, ntabwo ari byo. Kaminuza y'u Rwanda ntabwo ikigendera ku cyiciro cy'ubudehe. Ibyo bintu byabagaho kera mu myaka ya 2010 gutyo. So ubwo niba nkubwiye gutya byumve gutyo. Ati byifashe gute? Ubu ngubu ukuntu bimeze, amahirwe y'abanyeshuri bose arangana, abo mukene abo mukire. Icyo usabwa ni ugutsinda neza ibizamini bya leta, criteria zose bashizeho ukaba uzujuje, aho ngaho wemerewe gukora applications ukajya kwishura, ukiga bakwishurira, ntabyo kwiga wishura. Icyo kintu nizere ko gisobanutse. Ku bintu bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe nta muntu banga kwishurira ngo nuko aba mu cyiciro cy'ubudehe cya kangahe. Icyo waba ubamo cyose, icya mbere ni uko uba waratsinze neza ibizamini wujuje criteria zisabwa.
Ikindi kintu ku bantu bakora applications ya mbere itari general applications, aho ngaho nimvuga uhite wumva ubwo ni ba bandi mwese mujya mukora applications of application of Bachelor of Degree in Medicine and Dental Surgery. Ku bana abo ngabo mwe mukora UCAT, hari UCAT ndetse n'ibindi bizamini bya interview mukora. Mwebwe application yanyu irihariye niyibanza gukorwa, then UR general applications igakorwa nyuma. So ikintu nabwira abantu mwese mwasoje nuko mugomba kwitegura ko application of admission iri general ni vuba cyane. So niba ushaka kubona scholarship muri UR cyangwa se University of Rwanda, tangira utegure ejo hawe hakiri kare, wige neza, ukora application neza kandi ntutinye gusaba ubufasha. Ushobora kumva application urayikorera kandi nyamara iruhande rwawe cyangwa se mu bantu muziranye harimo umuntu wagufasha muri application akakugwayidinga ukamenya uko bikorwa. Ibyo ni byiza uba ukwiye kumubaza, apana kwiyumva ngo wumve kuri wa muntu urenze, kuko amahirwe aza rimwe gusa. University of Rwanda itanga opportunities zishoboka, gusa iyo opportunity y'uyishe birakugora kubona indi opportunity. Ni gutyo bimeze. Ubwo namwe mukiri ku ishuri, wowe wumvishe iki kiganiro ukiri mu mashuri yisumbuye, ndakugira inama y'uko igushizeho umwete pe, uzaba umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Ndabashimiye wumvishe ibintu bigufashije, cyangwa se ukeneye kutazacikanwa n'indi scholarship, kanda subscribe, comment mu byo ushaka gusobanukirwa bindi tuze kubigusobanura.